tugiye gukora n'indirimbo yitwa ingoma y'ikuzimu nyamada nyashira usigagena na isakoshi ya sheri wawe takore nakora wagiye kuzaba umugore cyo nakora nango na Afrika risoye umugore wowe Icyongereza wo none se tukivugane uri tayari twagiye no where you are from Bujumbura I'm from Kinshasa who are you Gerageza twagiye tugiye gukora muhangane turebe urushinga turebe this one you can't talk okay just like that now yes I'm trying to learn English I like Rwanda because my country yo I understand wewe muterure wewe mwereke zakugurira nuza kwimwaka yakaje nanjye ya nshire mu mufuka nako ndibikwake kwimano rwaye tekino akangaka baba ngiye ahubwo se ndabona ndayigurara reba yeka reba uri kwifatisha ibintu Eyo BigTown hope you're good come stream Jesus muri kano kanya murabona nzanye n'abasore babiri muri kano kanya babifunze ku cyangwe cya danje umeze mutese fresh kabisa hasla visla mamuke kabisa ndashima Imana tu ako yaka kwa barakaye mwana yaka sinzi kibazo afite wamumbariza kandi twaje yishimye ngo muri amafaranga nicyo kintu ariko kuko amafaranga yikize ko ngomba kumujyana muri studio ahubwo akakubita hit hari akaririmba gawogoza za comedize umva ngewe umva je nago ndi umuhanzi ndi umukomedi stop nazo tunangaye uramurya amafaranga ukamubesha ko ngo nyine ngo uzamujyana muri studio YAKA nago ari umuhanzi amafaranga yakamwana ngiye ambye ko afite talent yakamwana yambye ko ashika kuririmba aza arambwira turandika indirimbo turayinonosura fresh nyuma yarambye ati twe studio sasa ubu twende ubu nibwo twavuye studio mu gitondo aje ari kurira ngo amafaranga yanjye ngo arabubye si wowe wayitangiye se harubwo ninge wayakwamba si wowe wayikure mu mufuka sasa abantu rero abantu baturutse Bujumbura baje kwemera hano mu mujyi uratuye Bujumbura woraza kwemera hano nta kintu na kimwe niyemerana kandi nanakwiyemera bibaye ngombwa kuko niyemeye ntago wanyemera bon none se aryo ngo bakwita ngo iki ni Mr Kayus umwami w'inzuki umwe mu mutiba kabisa ubu ngubu rero ukaba uri hano uri kumwe na Kamwana ngo mugiye gukorana ngo indirimbo tugiye gukora n'indirimbo yitwa ingoma y'ikuzimu ngo hari niyashaka ko dukorana ngo tugakora remix yayo ngo ni satani ngo kaki sinzi otelemine nakwe osaline le côté otokino kutute na peteka kabongo yo pe mapesa yo pe mapesa yo ngoma ntabwo ari maba yo pe mapesa yo okay none se ko muhango urabona tarinjije wewe ariko kuzagenda kose umuntu ari defend none ari kuvuga ngo mapesa yo bavuga bapesa ntabwo ari mapesa thank you kabisa how to correct you ukosora gake kabisa thank you nanjye radishimye Mr Kanyose yako ubundi umuntu tubona Kamwana none umva kan nakai Kamwana uko mubona nijira aho ngaho nyine tu y'insazi ariko ngo asigaye akora ibihede byaranze muri Amerika byaramujabutse sibyo rwose simbyumva reka tugire mu muziki turebe ko bivamo ajya ku makomita babivuyemo reba kwifunga bahagaze bishakoshi none yambaye Kamwana ariko ni abakobwa yaka nyamada nyashira usigagena na isakoshi ya sheri wawe akabaye inganzwa wallahi yabaye inganzwa sigagena amashakoshi y'abagore takore cyo nakora nango na Afrika risoye umugore sakazi se rwamutse ariko isakoshi urayitwara arava ngo Afrika risoye ndagapfusha ruka turebere nimba nta karesirimo wanasanga aba bitanira nkako ntago rayakora umugore yamese ayabo mfata imyenda y'umugore ndagapfusha ruka jamais birumvikana kabisa ufata ikarito y'umugore buriya hari akantu bita karyo kumva hari ukuntu umugore afata ubugari
akabukoza mu gitsina cye yarenga gutega ku sahani ukaburya akajya kubura gukoropaho ufuye ikariso yanjye nawe ugapfa nyimbwa nyine. none se yaka wenda tuganire ako gashakoshi madamu yakaguhaye gute cyangwa ni umukobwa wakaguhaye umeze bite none usigaye wambara n'ibirombe mu ijosi yaka mwana amaje gukira kubona ako na turakugarukaho kabisa Mr. Kamwana ako gashakoshi ndacyakibazaho karimo ibiki bundi arakarimo twaririmbaga kera narava mu gisirikare wase wagiye mu gisirikare igitangaza igitambaza kamushikiwa agikoze mbakira ryo abasodaso kudeshapo okay Mr. Kayusi none se wowe tuganire wowe ndabona uba wifunze mba nifunze ku cyango kiva Dallas Texas muri Amerika ewana yakamwana naramukitse ubu naramusize nuko mbanje kumusura bisanzwe iraho ngaho ndi kujya bayinga struggle ahantu hose nembera Bujumbura agwa avura mwesto bibujumbura muje kwemera ni Kigali mwanyareze imwe uwo mwana na Bruce Melody ntago ngenje kwiyemera hano mu Rwanda ni mu rugo akarufana n'inshuti zanjye bano bafuyamana n'inshuti zanjye ndetse bano mama G the Black n'inshuti zanjye bano amafaranga ntago nayabura ayo mfite arandefand uko byagenda kose kucyuza kurya amafaranga akamwana ngo mujye muri studio na Yaka no umustar wora tuma yishira amafaranga studio wonde wakagonye kwa mwishuri je amafaranga ya kamwana ntago ayingiye wamusabye ko turirimbana we yabonye indirimbo nakoranye na Karufani arayikunda arambye ati man ngo nabonye uririmba neza kabisa ngo niwe Mr. Kayusi umwami w'inzu Karufani nagutanze kumumenya Karufani twakinanye muri filime Gatarina ya Mabuja Karufani indirimbo nge nakuranye na Karufani nabo ndumanzi yakoze no producer bita Tracker Beat baramuzi ya no muvandimwe wa Bakti utabita filmmaking and TV production filmmaking and TV production wasa ni byusi the production de Marcel wana byusi akapera twa yakapera kama na fucking twa kapera sidokoitema kapera niko yakamwana niko ntabwo ari indirimbo ntabwo ari indirimbo ni movie none so uravuze filmmaking wowe nibyo wize filmmaking and TV production n'amashusho filmmaking and TV production bisana iki mu Kinyarwanda none abishira mu Kinyarwanda kandi uzi Icyongereza ko yakareka nkubaza production d'état de Marcia production de wone Icyongereza ho none se tukivugane uri tayari I'm very ready right now. No. Where you are from Bujumbura. I'm from Kinshasa. Who are you? Uri cyo. Ntacyo Icyongereza nzi. Agerageza twagiye tugiye gukora muhangane turebe urushinga turebe. This one you can't talk. Okay. Just like that now. Yes, I'm trying to learn English. I like Rwanda because my country. Yo, I understand. I'm not Rwandan. Shut up. Ziba mweneno. Shut you. I'm from Jersey. Atangiye kunuka. Kubera katsinzwe. Wasanga yakamva ari Icyongereza. I'm from Jersey. I'm not from Rwanda. I'm refugee in Rwanda. I'm not Rwandan. You understand mabuno nyoko. None se mabuno ya mamu yazanye gute kandi? Ko mama dahari. Utangiye no kunukira ku Karubanda. Atangiye no kunukira ku Karubanda. Kandi turarwana yakakuba mu Cyongereza arakize. Introduce yourself in English. I'm telling you to shut up. Close your mouth. Uri serious? Close your mouth, don't challenge me. You strap me. Yaka, you have a girlfriend? Girlfriend for doing what? I'm marrying you. I don't want to marry anyone. Do you have a wife? Your sister, even your mother, I don't want any. So I fuck everyone here. Yeah, you fuck everyone. Once everybody. So Yaka, do you have a wife? For doing yours. So go ahead. How old are you, Yaka?
So you asking the fucking English. The fucking English. Okay, teach me. Try to teach me English. You asking me the year for what? Try to teach me English. So my year I know myself, even God knows. Yeah. You asking me the year Try for to what? teach Mr. Kayus English. So Mr. Kayusi. So he didn't learn. Yeah? Niba atarize rero. Ako yakaze Icyongereza cyadanje. Yakarangomye. He didn't learn. He didn't learn. Aya nagari dutora gura. He didn't learn also. Binavuze umvesha ibyo avuze. Ngadusobanurira. Avuze ngo iki avuze ngo iki avuze ngo iki. Avuze ngo iki? Nabyumvise. Wabyumvisha avuze ngo iki? Okay. Je ntago nabyumvise uko yavuze ko nacyongereza nzi. Reka nemere ko nakizi. Ariko navuze ngo ntago wize, you didn't learn. We wize se wagiye muri Amerika? Amerika se ni abantu biga ngo bajye muri Amerika. None se you understand the fucking word. You understand the fucking like this one. Yeah, namwumvishe. Fucking guy, I'm telling you. So even everybody you are fucking one, I'm telling you. You come from Bujumbura. You come to be very. Sharayo. Ubundi suguze ikihe kiri muri mutazi Icyongereza. Okay. Yakakurusha Icyongereza. No kuvuga ngo buri muntu wese afite uko agenda mu buzima. Katuje muringara. Tujye muringara nono. Nimba afite tujye muringara. Aya tumanuke muringara. Ozobeta mayo, ozobeta nayo tumwigishe n'irigara. Ni munyigishe indirimbo. Yitwa Achi. Achi. Atiki tiki. Atiki tiki. Achi. Twakomeje muringara. Aho ngaho ndatsinze. Tujye mu Gifaransa se. Oya, na Gifaransa nsi. Ese Mr. Kayusa ziki koko. Yaka. Munyemereza muringara muri ndirimbo yakaremba ko muringara. Pasi ya boye na monate. Balobi na lekisa bebe na ngarambota bongana koma motseabo sheriyoka bolingo nuruko bolingo ni iki wowe bolingo asko Kayusi nta kindi kiremaze yako kayihangane no kuri kwimana widusebye yaka umuntu bajya bavuga ngo azikiri ikintu bavuga ngo kigira ururimi kivuga ururimi rumwe niki oya nta n'umuntu umenya icyo ari cyo nta n'uzi ubwenge kuri iyi si aya kurya umuntu amenya ururimi rumwe Imana yonyine kurya umuntu amenya ururimi rumwe rwonyine Imana yonyine bamwishyura oya mbwira yakambwira nawe kurya umuntu amenya ururimi rumwe rwonyine urumva ibyo nari byo ubizi utese ko nzi ururimi rumwe rwonyine urundi uzakugura Kayusi you are my friend, yeah. But I would like to tell you that so in USA, okay. In United States of America, yeah. So they use English, bakunda gukoresha Icyongereza cyane. No, samo duswana ibintu yakakubwiye mu Cyongereza. English. Tugiye nakubwiye mu Cyongereza kuba Icyongereza, you have to try to speak English language. Thank you very much. The English language is very nice international language. The English language is very nice international. Ngomba kugerageza kabisa sibyo indimi zose ngagenda nzigerageza kabisa nkazivuga sibyo mbundi ahantu hose tukatwika kabisa tukizamukira ndani mu mazi kabisa ako ngomba kwiga kandi gusobanura no mu Kinyarwanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ururimi rwa mbere bakoresha ni Icyongereza ndabizi nanjye so the first language in United States is English. Even you know, so you have to try. Nubwo waba utazi Icyongereza ariko uzagerageza. I'm trying to try to speak. I'm trying. You are trying. Slow. Kugerageza. Kugerageza sibyo. Kugerageza ikintu. So you have to try. So you song. So urarimba you song. Dana gusobanurira. Okay. So but so you song. You song. But so to speak is to speak. You call it. You have to speak very correct. Aya mubwiye yakamubwiye ngo uraririmba mu Cyongereza. Akora iki muri mubwiye mu Cyongereza? Ngo uraririmba. Mubwiye kuri ari umubwiye mu Cyongereza. Asabyibuka ko mubwiye ngo uririmba neza mu Cyongereza bimubwiye. You sing so well. Mwana Yakamona ngayo bilengeza yabana bilo reka tuwe umuntu ufite swaga nyinshi kuri kamera muri mwe babiri twagiye no tujya kora dore kamera ngiri erekana swaga zawe zimarire turebe ariko ngira ngo bazibonye kabisa dore just
muri kubona ibyango hano ama Janet ama Ice kuva Dallas Texas kabisa umwe mu mutima umwami w'inzuki sibyo umwami w'inzuki Mr. Kayus umwe mu biguruka kabisa hose kubona hano hose sibyo yaka mwana usibye ubushokoshi bw'abagore afite geni ifite smartphone hano sibyo rero ko from the world smartphone ngi hano mwereke umubazi yawe rwose nubwo akapochete kacitse wenda nzagira amahirwe mbona uduceri sibyo ariko smartphone yanjye urabona ko irimo ziri hare yakwereka telefone dressing imbere ariko wihunga ntukazajye wisha swaga zawe ari kwerekana n'imbere na bana screen barebe ese yakakwahuye kahunda yakabara gutsinze yakaratsinzwe bigeze kuri swaga do yakaramura kurusha kubyina reba baby nkuva wowe waragwangana nawe reba ndava murusha kubyina ngwino turya kureba ese nawe bazikureho reba wamubonye bamwita Mr. Kayus do reba Aje ayibonye man aya kari ko kurusha nga tujye ku ya kabiri tujye kura none indi part twagiye urabyina uveho yakayitaza turebe uza kukurusha undi yaka tugiye kureba nibwo ngiye kumenya ko yakazi kubyina koko twagiye Chris One twagiye okay twagiye no kuri yakamwana kutudense twagiye yo pe uretse abanza uretse yakanago ararangiza ariko twagiye twakomeje twagiye nono amoye kayose nono agwamo nono wowe Mr. arora wakoma nono isho nono kaji do zakugurira Bugatti baby nguvane ku bugari Mr. Kayus umwami w'inzuki bro reba zakugurira muzane pandagari ari umurundi uri kubyina umuziki hano yasinze pandagari karukaye n'amafi uri polisi 8 waretse nkaguha nimero za polisi ya nyayo ukareka kubesha abaturage yakamwana yatsinzwe biragaragara none yakatsinzwe ararakara agafata ubushakoshi bw'abagore afite akabujyana we yasunye n'umuntu kuri aba yanasebye dore reko reba byari murebe yaraburise umwana se ko yatsinzwe kuri no guseba reba atangiye kwambara ipantaro ku yindi do mbaza indimi sura y'imira umumari iki umuntu utazi kubyina ngo asindimi ura twamusanga hari cyaza no kadukubita reka ture yakamwana ari kushaka kwambara ipantaro ku yindi mu ndebe se kusigara umumotari kwa motari wambara amapantaro arenze mwe do ndebera no ku kandi ni nanjye muntu ugomba ko yambaye ipantaro nditseho Tupac ngo biri gutuma ngo yiyemera kare kuyunguye ababeshi ngo ko yambaye ipantaro nditseho Tupac ngo bisigaye bituma yiyemera dore kanigize ino video atari nkubita ariko reka mbigeze hirya yakase buri kintu gukubita wowe kutamushobora ntago wamushaka urashaka gukubitirwa hano umuntu hano baramukubisa yakayisha umuntu hano yakayisha umuntu hano ku ipantaro rimwe kabisa yakamananisha umuntu hano uri gutinya ribu songo n'umwana reba shaka utinya umuntu mbibona ikibazo akurushiye kubyina
Uzikuja kusura ngo umuntu. umuntu wose hamwe wamushobora wamushobora narebe imbaraga zanjye reba ngo basi muterure turebe ko anamukura hasi muterure turebe ko anamukura hasi ndahita nemera nanjye cyane nanjye ndahita mvuga ati yakamwana mukure hasi yakado araniyoroshya do mukure hasi yakado twagiye nunterura ku ipantaro ya kabiri ahubwo ntabwo gusunika basi ugira hovu uva hure nagusunika ture kuva hure wowe muterure wowe mwereke muterure turebe saya yakamwana none hano nagiye kwerekana yakamwana akurusha imbaraga ndo wose ko ramuteruye aya ntabwo ari ukumuteruye se no kumuteruye muteruye mushyira hejuru bigaragare do wabonye ako yakamwana nuko yoroheje nabibonye nuko ari wabishatse zakugurira bugati yo brother yakamwana agira ikintu ubwira yakamwana ariko mukubitiro freestyle umuntu yakamwana noneho yakamwana ni boss wawe aricaye hano mutero freestyle nk'umuntu mu boss wawe mutelefone nk'umuntu w'umubosi wawe y'imituku paparazzi zifotora kuva kera cyane n'igasi baranzi bahaye ibyanjye byose bahigiye cyanjye cyose think fast nigga life yagira abacanga mukakiginywa umuziki niho nisha nubwo naburara kuko sirago zanjye zose zimenywa na rurema nitakaye usumwami w'inzuki umusizi usiga reka banjanira inzara baramwitaka yose nasi arenza hiki ntacyo arenza nese umuntu ambara ukuramo ipantaro tupaka agashyira ipantaro mu karumva ari ikintu yaza kubwira ndebera usikiye ipantaro yambaye yanditseho tupaka wowe yambaye tupaka nese sibibona ubundi ibintu byanditseho arimo arashaka gukura ari gufata koboyi ni tupaka akagereka hejuru nisumva atari ikibazo ni ikibazo gikomeye cyane ubwo ushatse kuba ko ari umuturage ni umuturage watanga ushatse kuba ko ari umuturage yakangura umuturage igeze mageragere yakangura umuturage ngo aya njyewe tujye tureka gusebya abantu yakangura umuturage no zabona ibiki garabizi no gusebya abantu kubyina ntabyo azarahunze ariko mu ngufu ndamuteruye mushyira hejuru sibyo yaje twiratangwa yize karataka ibintu mukoreye twese turumiwe reka nkubwize ukuri twese turume njye sinjya mbeshya umuntu ngo ayanyemeje ariko uranyemeje aya muntu wize yaka ngo wize karate utumye nicira umuntu aya wice ariko wice uko byakunaniye ikibazo njye namwihaye ariko byagenda kose njye naye mba niteguye ubundi niyo mpamvu rega nari amafaranga ari wemerewe kuyamurya reba uri kwifatisha ibintu kweke ko nakomewe kubita reba ndakomeye cyane ntabwo ninya gupfa ihangane akaraguhabije yarampabije se njyewe ahubwo ninjye wamuhabije namuteruye naganika hejuru swat akamwana umugore ahise amuhamagara karasharamye nizo zisona ako mani sikumva ukuntu wabura ubustari ugatunga reba telefone avede niba basigaye ajya mu kintu nkakwiye no telefone akira mwimana ngo telefone yakafari no phone nuze kuyimwaka turanje ikiganiro nuze kuyimwaka yakaje nanjye ya shire mu mufuka ntabwo nibikwake kwimano rwaye tekino akangaka mani sukukubesha kano ga telefone kansebye Njye mfite indi telefone ese kucyaka katamusebye umurusha ubustari oya ntago nayiguhaye ni impano rwose nugire wasi nugire ikibazo kazi kanyusi nguyu bakunda kumwita sitani ngeye ahubwo se ndabona ndayigurara ntose urayigurisha umve kandi none mwaye impano none nubwo bagwa agaturuka murahitana utari ikibazo mani nimba umuntu umuhaye impano kugira ngo azajye ajya ku nkoranyambuga nubwo atazi gukoresha inkoranyambuga ariko yanagerageza bakarabimwigisha atazi gukoresha inyi nubwo atazi gukoresha inkoranyambuga bitamubwira ngo jya kuri TV nta cyaro nimwe atunze mu buzima bwe nta shira nimwe wamubaza urumva atari ikibazo mani ni ikibazo ntabwo shira nimwe azi gukora mu buzima bwe sibyo ntabwo nzi impamvu rero i telefone agiye kwigurisha ngaho dutemo akantu kaga freestyle ko kudisinga yaka
Yaka Eh. yo yaka toa fujo iyi mihanda ntabwo yizi njye ninjye wayibaza urabesha abantu uri umukomedi byahinduka jya kupapira igihugu kupapira abantu never respect me genda kwiyamye man hasa la vista man Minister Kayise umwami w'inzuki bro oya nagaruke yumva ino freestyle muhaye oya ngera umutemo yaka mwa toa fu toka munjiya iyi statement nanjye nayikuriyemo uyu muziki ubona nanjye nzukiyemo urabesha abantu ngiye ngura umukomedi byahinduka rya uzaze mwigishe man hasa la vista maniga Fitibanga ku mutima kondi umusoda mba nawe wiyumvamo kuri umusoda ko ufite kareci kove na para tuzaguca amande ndayemera ikara kembo yarayembye bakabyina mu gisirimba sinzi impamvu wowe utakabyinaga sha nari kukabyina kirekagarutse akakaririmba neza kuko arantuguye oyicaranye tuzaguca amande we tuzashigomba uya ntibazina basinze ko mbona nawe aba yasinze ntabwo nzi impamvu rero yaka iyi ndirimbo aje kuyindirimbira nimba aba yasinze agahita yiririmba urumva inzoka zaramwishe sasa yihangane rero ibyiwe bizasobanukirwa ejo ariko ujya ubona nyoko arusha mama none se mama uramuzi wowe ko mama wanjye akiri itoto agifite vodo wewe ufite amabuno meza mama wanjye mwereke ifoto yese wazamenye kukamuniza basi umunsi namusamurada wamusoma urashaka gusamura mama se urashaka kurongora mama uri umwana anakubyaye urumva utarataye umuco bana afite amabuno yakamwa uzisubireho nyoko afite amabuno meza mama wanjye aracyari n'inkumi ntabwo arasaza afite amabuno kurusha ntabwo yemera abana b'abanyacaro nkawe tu mama ni umunyamugima okay BigTown kabisa reka nshimire mwe mwakomeje kwa natwe abingi nago byarangira mwayibonye akamwana kanyosi bahuye nago bishobora kwa byarangira reka rero nshimire bakomeje kwa natwe mbibutse ko mugomba kudukurikirana uko bwije no ko ukiye kora subscribe kuri BigTown TV dukomeze tujyana ni 5 kuri 5 nyita Slim Jesus wanyandikira kuri Instagram so this is BigTown Slim Jesus okay murakoze cyane abakunzi ba BigTown TV nyita Slim Jesus nyuma ya kamera turi kumwe n'uwo bita Mr X mureke duhuze ubutaha